niko ngenda mwita kubw'uyu murimo. Ndamushimiye kuko ari we wampaye umwanya kugira ngo tubane n'ubwoko bw'Imana. Ndizera ko ni mu bushake bw'Imana. Imana iguha umugisha n'umuryango wawe. Reka mbanze nivuge ni presente nubwo wamvuze ariko reka nsubire nivuga ubundi we kugira ngo abantu benshi batanzi kandi ni benshi ahari bamenye uwo bari kuganira. Pasiteri yavuze nitwa Ndakize Joseph, irindi rya gatatu nitwa Nkundimana. Ndi umukozi w'Imana mu itorero rya Zion Temple bakuze kwita kwa Gitwaza i Kigali. Ndi hano mu ruzinduko, naje mu rugenzi hano muri Amerika. Ndi mu mujyi wa Phoenix muri state ya Arizona. Bamaze amezi ngangahe. Umurimo nkora wundi ndi umwarimu muri kaminuza. Maze igihe kinini nkora n'umwaka wa 2026. Aho gukora umurimo w'Imana w'umwaka wa 6. Ndaba mbagarikiye aho kwivuga kuko natinda cyane, mfite byinshi navuga ku bijyanye n'amateka yanjye n'ubuhamya nibirebire. Abanzi barabizi. Hari abo turi kumwe hano tuzirage cyane, byanshimishije cyane. Pastor Tadeu Kinshasa, abantu bacu n'umuyobozi Gadi Mukiza uri mu Minembwe. Nishimye cyane kuko turi kumwe. Imana ibaho umugisha. Amen. Turaziranye cyane nabo, ariko hari n'abandi. Nuko iyi mpamvu bivuze nuko bo baza amateka yanjye. Icyo nkurikizaho ndashima Imana. Ndashima Imana kubw'uyu mwanya mwampaye kugira ngo nganirize ubwoko bw'Imana. Ntabwo ari ikintu cyoroshye kuganiriza ubwoko bw'Imana, cyane mwebwe mugize iri torero ry'abanyamasengesho, iri torero ry'ivugabutumwa, iri torero ry'amasengesho. Njyewe natekereje numva ko ni itorero rya Huduma. Iri torero nararikurikiye, aya masengesho narayakurikiye nsanga ni ukuri muri mashujaa katika siku hizi za mwisho. Iki ni igihe gikomeye cyo kuvuga ubutumwa, ni igihe gikomeye cyo kuba hafi y'Imana, ni igihe gikomeye cyo gusenga. Kuba mwarahagurutse mukabyiyemeza muri intwari z'Imana, kandi Imana ibamugisha. Amen. Ikindi ndashimira Minister Mirere niwe Manase niwe wambwiye uru rubuga. Ntabwo nari nduzi, ariko yararungiye numva ndishimye, ngo barunshyireho numva ndishimye kurushaho. Umunsi wa mbere murambabarira amasaha, ntabwo nabaje amasaha uko angana. Umuyobozi yari yambwiye ko ari iminota 45. Sinzi igihe natangiriye, mwanyibutsa igihe natangiriye kugira ngo menye ndajya kurenza igihe. Hari umwanya uracafite 50 minutes atravere yo nyine tuvugana. Okay, murakoze cyane. Ndabona ni kandi wacu ni 2:00 n'igice. Iminota 50. Murakoze cyane. Igihe gihagije. Narivuze ndi Manase niwe wamenyesheje urubuga, noneho Aimable arushyiraho. Umunsi wa mbere wo guterana namwe, kubera ko ntabwo nari nduzi kandi imbuga zisanzwe ari nyinshi, nakurikiye ndi mu gitanda. Noneho ndakurikira ngo bize kugera hagati, mvaho sinzi aho ibindi nagiye muza kuvaho. Ngo umunsi wa kabiri numva ijwi rimbaza ndi sinsubira kuba mu gitanda, ndabyuka nicare se nguri mu materaniro mu ikanisa.
ndabyuka nicara mu ntebe kuva nicaye mu ntebe batangiye gusenga numva nuzuye ubwiza bw'Imana amarira araza numva ndishimye numva neza ni nkaho twicaranye turi kurebana numva umutima wanjye urishimye shima Imana kuva uwo munsi nabaye ku materaniro ndayakurikira kandi kayakurikira nishimye cyane ntabona ukuntu mbivuga ibyo nabishima Imana Imana izikora ibikomeye kandi numva igihe cyose nzaba mpumeka nzaba kuri uru rubuga nzaba muri iri torero nzaba muri aya materaniro ikindi cyongeho ndashimira abapasiteri abakozi b'Imana bari muri iri torero abakozi b'Imana abapasiteri ntabwo ari abantu bagira akazi koroshye baba bafite za gahunda nyinshi kugira ngo baboneke igihe cyose mu materaniro ni ikintu kitoroshye nabashimiye abakozi b'Imana Imana ibahumugisha ndashimira n'abatanze ubutumwa ababwirije abo nakurikiye si benshi nakurikiye Pastor Dieudonné nakurikiye ejo bundi n'ejo Pastor Levi ni inshuti turaziranye dusanzwe tuziranye Pastor Dieudonné twariganye kera muri primaire Pastor Levi twarabanye Butare muri université ni Kigali turaziranye bihagije Imana ibahumugisha Amen. Icyo nagirizaho ndashimira abamama bashiki bacu ari ijambo nanditse hariya ku rubuga ndavuga nti bashiki bacu Imana ibahumugisha Amen. gara akajambo kagufi ahari abantu benshi ntibakabonye cyangwa ni kubera ko haba hari message nyinshi ariko narishimye ntabona ukuntu bivuga kubera ko ni mwebwe mufite imirimo myinshi muri iri teraniro ni mwebwe mufite umwanya munini ni mwebwe mukora imirimo myinshi kuko nabaye no muri cyo gihe cy'amasengesho ni mwebwe mwasengaga numvise amajwi yanyu byaranshimishije cyane kuko ndabiheruka uko ni ukuri mbabwiye n'umutima wose imbere y'Imana ari amajwi yo gusenga ari amajwi yo kuririmba ari amajwi yo gushima ari amajwi y'ubuhamya byaranshimishije naravuze ni mon Dieu sinzi amateka yanjye sinagiriwe ubuntu bwo kuba muri ya environnement ndaza kugenda mbivuga numvise amajwi yanyu ndishima cyane ishima Imana kandi ndacyakomeza kwishima kandi Imana ikomeze ibarinde ibuzuza ubwiza bwayo icyo nzi abamama bahagurutse gusenga bagira imbaraga zikomeye niba hari ijambo Imana iha agaciro ikaryumva bidatinze ni ijambo ry'abamama kuko mugira imbaraga zo gusuka amarira imbere y'Imana ikabumva icyo ni ikintu gikomeye kandi mwarahagurutse kubw'itorero rya Kristo mwarahagurutse kubw'isi mwarahagurutse kubw'imiryango mwarahagurutse kubwo abantu benshi kugira ngo bakizwe mufitemo ingorano zikomeye Imana ibahumugisha ijambo ry'Imana tugiye kuganira bisa nkaho rifitanye isano n'iryo Pastor Levi yaganiriye ejo ni ijambo nise kubaka ku rufatiro cyangwa kubakira ku rufatiro kubaka kuri fondasiyo cyangwa kubaka ku musingi ubuzima bwacu bw'abakristo dukeneye kubaka kuri fondasiyo ku musingi ukomeye kugira ngo tudahungabanywa n'imiyaga tutanyeganyezwa impamvu naritekereje muri ibi bihe turimo ni ibihe bikomeye turi guca mu bihe sinzi nakwita transition ni ukuvuga ko ni ibihe by'ihindagurika rikomeye ry'imibereho yacu
ry'abantu benshi abanyafurika n'abantu baturutse iri iwacu ruguru abantu bari mu bihe byo kwimuka guhindura aho bari batuye aho twavukiye aho twakuriye aho twashakiye twarahavuye tujya ahandi uko guhindagurika k'ubuzima bwacu kw'imibereho yacu kw'imiryango yacu bifite ingaruka ku buzima bwacu hari uko bitunyeganyeza udafite urufatiro rukwiye yagwa yego utubatse ku rufatiro muri uko guhindagurika yanyeganyega kugera igihagwa iriya ntambara muri 1996 yabaye ndi muri Byura nari mvuye ku ishuri Ribumbashi ngerekarimi dusanga intambara yabaye Uvira duhungira muri Byura twamaze amezi 7 tugira ngo duhunze ukwezi kumwe narebye ukuntu bari batuye batekanye bameze neza barya bagahinga bakaruhuka muri Byura bararuhukaga intambara zibaye zirabanyeganyeza kugera ubwo bahunze niba hari abantu bababaye bahinduye ubuzima baranyeganyega barababara n'abantu bo muri Byura nibo ntanze urugero hari n'abandi bavuye iriya ruguru iwacu hari n'abandi bavuye ahandi kubera intambara kubera ibintu byanyazwe bigashira kubera abantu bagiye bapfa habaye kunyeganyega gukomeye abantu badafite fondasiyo cyangwa urufatiro rukwiye abantu bahungabana kandi hari abarimo bahungabana yego kubera iryo hindagurika ry'imibereho hari abantu benshi bahungabanye hari ingo nyinshi zanyeganyeze zimwe ziratagarana hari imitima yanyeganyeze imwe iva mu gakiza hari abana banyeganyeze bajya mu biyobyabwenge barenga urufatiro yego barenga igipimo cy'ababyeyi aho babareberaga ibyo byose nabikuruye ndatekereza nsanga dukeneye fondasiyo ikomeye amen iyo fondasiyo nta handi twayisanga ni mu ijambo ry'Imana reka nimba hari uri hafi dusomera ijambo ry'Imana turasoma ahantu hatatu hari wari udusomera niba hari uri ready witeguye kudusomera adusomere mu butumwa bwa Matayo ibice 7 pastor arasoma yes Matayo ibice 7 umurongo wa 24 kugera kuri 27 Matayo ibice 7 yego umurongo wa 24 kugera kuri 27 yego 24 kugeza 27 yego avuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare imvura iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi imvura iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha byose byikubita kuri iyo nzu iragwa kandi kugwa kwayo kwabaye kunini amen 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 urakoze pastor wongera dusomere mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 3 kugeza ku murongo w'8 Petero ibice 2 umurongo wa 3 kugeza ku murongo w'8
some mu izina rya Yesu. Aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'ubutambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko, naho kubanga kwizera ibuye abubatsi banze niryo rihindutse irikomeza imfuruka. Amen. 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 Turangirize ya munani. ahagararira aho ngaho nta kibazo. Murakoze. Turangirize mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice ni 2 umurongo wa 19. Timoteyo wa kabiri umurongo wa 9. Ni umurongo umwe. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ubwo ndenganyirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu nk'umugome, nyamara ijambo ry'Imana nibyo. Timoteyo wa kabiri. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 2 umurongo wa 19. Wa 19, sorry. Dusome, nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. 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 Pastor ko Imana igumugisha. Aya niyo magambo tuganira uyu munsi n'ejo. Magambo ajyanye n'urufatiro cyangwa fondation cyangwa umusingi. Urufatiro, fondation cyangwa umusingi. Aha twasomye mu mbere mu butumwa bwa Matayo, ni amagambo Yesu wenyine yivugiye. Amagambo ya Yesu arakomeye cyane. Noneho cyane iki gice twasomye ni amagambo afite umutwe uvuga ngo amagambo ya Yesu ku musozi. Mu Gifaransa baravuga ngo le sermon sur la montagne. Ni amagambo Yesu yavugiye ku musozi atangiye kwigisha. Mbese ni nkaho tuyafata nk'abo abantu baza amategeko nk'aho ari constitution y'ijambo rye. Harandi yagiye avuga, ariko aya ngaya ni amagambo asa nkaho yubatse fondation y'ubutumwa bwe. Yayavuze avuye mu butayu iriya minsi 40, amaze no guhamagara muri bamwe bintumwa yahamagaye. Igice cya 4 kiravuga Yesu ageragezwa igihe yagiye mu butayu amara iminsi 40. Igice cya 5 muri icyo cya 4 niho yahamagaye iriya ntumwa ko ari 4: Petero, Andreya, Yakobo na Yohana. Arangije abonye abantu benshi, kuko yari yabwirije abantu baza bamusanga akiza abarwayi benshi, indwara zitandukanye. Abantu benshi baraza, noneho abonye abantu benshi baje bamusanga nibwo yavuze aya magambo. Ni amagambo baciyemo abagerageje gusesengura baciyemo ibice 6. Ndabwo misubiramo none. Iki gice twasomye kijyanye n'inzu yubatse ku rutare, tugisanga muri aya magambo Yesu yavugiye ku musozi. Umusozi ndashatse kuwushakisha
ntabwo bashoboye kulokaliza neza. Baravuga ni hagati y'inyanja ya Tiberiyade ni Nazareti. Hari izina bawise ariko ntabwo ari izina rizwi cyane, kuko izina ntibariha agaciro cyane nuko ibisobanuro byo kuvuga ngo yavugiye ijambo ku musozi nicyo cyane baha agaciro. Ku musozi ni ukuvuga ngo abantu benshi bari bamwegereye, abantu benshi bari bamuteze amatwi bamwumva. Mbese ni nkaho navuga ngo yari ari ahantu hirengeye, abantu bari munsi ye bamureba kandi bose bamukurikira bumva neza. Ibisobanuro sinshaka kubyinjiramo cyane by'umusozi, ariko nashatse gukurikira iri jambo ritubwira urufatiro rw'inzu. Yego. Iyo tureba nagerageje ndi kuritekereza, nagerageje kuganira n'umusore w'umwubatsi, mubaza uko biza bigenda kubaka inzu. Yiga iby'ubwubatsi hano muri Amerika, ambwira ibintu byinshi. Icyo nashoboye gufata nuko yambwiye ati hano iyo bagiye kubaka inzu bacukura fondasiyo ya metero 9. Urumva ukuntu yari kwambwira amakushe ibice by'ubutaka bagenda barenga kugira ngo bagere ahantu hakomeye, inyubako ishobora kugira durability, ishobora kugira uburambe. Yego. Yesu we yatanze urugero mu gihe cye. Yagiye mu bya amashuri ya none ateranya ibintu byinshi kugira ngo bagire fondasiyo. Yatanze ibyangombwa, amabuye agize umusingi, amabuye agize fondasiyo. Abo nabo hano bacukura baba bashaka kugira ngo bagere ahantu hakomeye kugira ngo inzu idashobora kunyeganyega. Nagerageje kubireba igihe kimwe natuye mu Birigi, nabirebye barimo bubaka. Ibihugu biteye imbere yo bubaka bashyiramo cyane amabuye avanze na sima. Nubwo yaba ari amabuye mato ariko barayateranya akagira imbaraga cyane kuko baba bashyizemo sima nyinshi. Noneho na za ferabeto inzu igakomera. Yesu yatubwiye inzu yo mu bwoko bubiri: inzu yubatswe ku rufatiro rukomeye n'inzu yubatse ku rufatiro rudakomeye. Nakomeje gutekereza kuri iri jambo, nsubira hariya haruguru navuze nti abantu baranyeganyeze kubera ibihe. Abantu bakubitwa hirya no hino, abantu barahunga, abantu barimuka, abantu barahunga. Bamwe bageze ino, abandi bageze muri Australia, abandi bageze muri Sweden n'ahandi. Ubuzima bwagiye bunyeganyega. Ndavuga fondasiyo mu buryo butatu y'ubuzima bw'umuntu: ubuzima bw'urugo n'ubuzima bw'itorero. Ibyo bice ko ari bitatu nibyo nagereranyije n'inzu yubakwa kuri fondasiyo ihamye, yubakwa ku rufatiro rukwiye. Iyo tureba muri ibi bihe uko tubirimo, uko tubicamo, nk'uko nagiye mbivuga, habaye kunyeganyega k'ubuzima bw'abantu, habaye kunyeganyega kw'imiryango cyane. Ndasa nk'ushyigikiye Levi kuri ririya jambo yatuganirije ejo, ariko njyewe ndarishyira mu buryo bufatika bw'ubuzima bwacu turimo none. Hari ijambo yavuze ejo ryaranshimishije cyane, ijambo rya dusanga muri Yakobo rivuga ngo nitugubwa gitumo n'ibitugerageza bitari bimwe ngo bitubere ibyishimo, nuko bidutera kwihangana kugasoza kwizera kwacu. Naratekereje iryo jambo, naritekereje amaze igihe kinini. Ukuntu Yakobo yaryanditse ni ijambo riremereye cyane: nitugubwa gitumo n'ibitugerageza bitari bimwe. Mu yandi magambo, nitutungurwa n'ibigeragezo byo mu bwoko butari bumwe bikazira rimwe, byose bikaduhuriraho mu kanya gato rimwe, kandi by'amoko menshi bidutunguye. Mutekereze icyo kintu.
nakurikiye umuvandimwe Jeremy ari gutanga ubuhamya twarabanye mu Bubiligi narabukurikiye cyane nuriya mama muhabwa impundu nawe naramukurikiye umuhamya baduhaye ibigaragazo bahuye nabyo navuga ngo by'urusobe navuga ngo nibigaragaza by'urusobe bitandukanye ariko kandi biziye rimwe bidatanga kanya kugira ngo umuntu abanze yihangane noneho bisubire bigaruka umuntu amaze kongera kurema byose byikubita ku muntu icyarimwe ibigaragazo nk'ibyo binyeganyeza umuntu kugira ngo umuntu azasubire yeguke yongera afate umurongo mu buzima biragoye cyane umurongo wa gikristo umurongo mu Kristo kuvuga ngo umuntu yongera haguruke abe mu Mana asenge nkuko yari asanzwe asenga aganira ijambo ry'Imana nkuko yari asanzwe ryakira asubira agira uburyohe bw'ubuzima bw'umukristo nkuko yari abusanganywe agira urukundo ntabwo byoroshye ni ibintu biremereye bisaba ko umuntu aba afite fondation ihagije mu buzima bw'umuntu habamo ibigeragezo wabonye muri iri jambo rya mbere twasomye ry'iriya nzu Yesu yatanzeho urugero inzu yubatswe n'umunyabwenge imaze kubakwa imvura iragwa imivu iraza iyikubitaho umuyaga w'igihuhuraza urayinyeganyeza ariko ntiyagwa iyo mvura n'imivu n'umuyaga ni ubwoko bw'ibigeragezo ni ibitugerageza bidushyikira bishaka kugira ngo binyeganyeze fondasiyo yacu birebe ko dufite fondasiyo ikomeye amen haleluya amen noneho mu buzima bw'umuntu ku giti cye kugeragezwa k'umukristo kubaho kandi narabitekereje burya hari igihe abantu basenga umuntu agasenga akavuga ati Mana undinde ibi bigeragezo ariko icyo ntekereza cyiza ni ugusenga ngo Mana umpe kugira imbaraga muri ibi bigeragezo kugira ngo ibigeragezo nawe kumva ko ari ibigeragezo bindemereye numve ko ari ikintu cyoroshye uko ibigeragezo ntibizabura kuba Yesu niko yabivuze ibigeragezo ntabwo byabura kuba ku mukristo ntibishoboka ibigeragezo ni ubuzima bwacu bwa buri munsi ni ubuzima bwacu mu mirimo yacu cyane mu murimo w'Imana ibigeragezo ni navuga ngo ni ihame naratangaye umurimo w'ubupasitori abakozi b'Imana mujye musengera abapasiteri buriya bagira umurimo ukomeye cyane umuntu azatangira kugira umugambi cyangwa batangiye kumugiraho umugambi wo kumusengera ku murimo w'Imana satani igahagurukana n'imbaraga ziteye ubwoba kugira ngo imugerageze sinzi nabyibajiyeho ndavuga ndetse niba satani ijya ibona ko niba inesheje umukozi w'Imana izaba inesheje abandi benshi bamureberaga nk'urugero ngira ngo niyo mpamvu n'umugambi yari afite wo gukorera Imana satani biwurishemo satani bigize victoire ikomeye mu buryo niba hari abantu bajya bageragezwa ni abakozi b'Imana n'abapasitori n'undi wese wahagurutse gukorera Imana n'undi wese wahagurutse gukorera Imana ni rwo rugero rw'iriya nzu iriya imvura mbere y'uko izana imivu ibanza kunyeganyeza inzu yonyine y'amazi yonyine y'imvura aza kurema imivu iremereye y'amazi yonyine anyeganyeza inzu iyo tubatse neza y'amazi yonyine iyo ari inzu yubatse ku musenyi nk'uko Yesu yatanzeho urugero y'amazi yonyine nubwo haba hatari imivu myinshi y'amazi yayinyeganyeza cyangwa akayigusha
icyo ni ikigaragazo cyo mu bwoko bumwe. Noneho icya kabiri ni ya mivu izi kayikubitaho. Icya gatatu ni ukuvuga ngo yamaze kugwirwaho imvura, yamaze kugira imivu, umuyaga nawo ukaza ukayikubitaho. Murumva iyo nzu kugira ngo ikomeze ihagarare nuko bifite fondasiyo ihamye. Yego. Tuzareba icyatuma iyo fondasiyo ihama, nuko umuntu aba afite igicaniro cy'amasengesho mu buzima bwe, kandi nuko aba akunda ijambo ry'Imana, akarisoma akaryumva akaritindaho. Amen. Amen. Hari umunsi naseze mbwira Yesu ndashaka kukubona. Numva ijwi rimbwiye mu mutima ngo niba ushaka kumbona uransanga mu ijambo ryanjye. Numva ndikanze. Nari nsanzwe mbizi ariko nabyumvanye izindi mbaraga. Ni ukuvuga ngo Yesu atuye mu ijambo rye. Yaranabuze ati niwe jambo. Ni ukuvuga ngo niwe atuye mu ijambo rye. Ukunda ukeneye kugira urufatiro nuko aba yubatse ku ijambo ry'Imana. Nuko bafite igicaniro cy'amasengesho akongeraho kubaka ijambo ry'Imana. Izo nizo nkingi zikomeye. Ariko iyi fondasiyo ni Kristo wenyine, kuko twabisomye ari mu rwandiko rwa Petero. Yego. Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Buriya mu kubaka nakomeje kubitekerezaho, mu kubaka iyo abantu bubaka inzu mu mfuruka cyangwa mu nguni, abubatsi bajya bashyiraho amabuye akomeye. Yego. Ntabwo bapfa gushyiraho ibuye iryo ari ryose, bashyiraho amabuye akomeye, kandi mujya mureba kenshi niho bashyira inkingi kugira ngo zikomeze inzu. Nuko abakeneye ariya mu nguni, abakeneye amabuye akomeye, abakeneye amabuye afata inzu yose. Ziriya nguni ko ari zine, iyo zikomeye inzu yose irakomera. Nicyo Petero yashatse kutubwira. Petero yaratubwiye ati iyi nzu ni inzu y'umwuka. Yaravuze ngo tubasubire namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Iyi nzu turi kuganira ni inzu y'umwuka, igize ubugingo bwacu bw'umukristo. Ngiye kuvugaho gato, umuntu agizwe n'ibice bitatu. Umuntu agizwe n'ibitekerezo, agizwe n'amarangamutima, agizwe n'umubiri. Yego. Ibitekerezo turabyumva nko mu bwenge, twumva cyo mu Gifaransa bita intelligence, cyangwa ari ijambo bita conscience, umutima, cyangwa spirit, l'esprit. Icyo nicyo kigize umuntu, ni igice kinini kigize umuntu. Ikindi gice kinini kigize umuntu ni amarangamutima, ni feelings cyangwa amarangamutima agize kwishima, kunezerwa, guseka, cyangwa kubabara. Icya gatatu ni umubiri, cyane umubiri ugaragara mu maso. Mu maso hacu burya niho hagaragaza ibyishimo no kubabara, niho hagaragaza ibitwenge, niho hagaragaza ko umuntu yishimye cyangwa ababaye. Utaranamubaza ureba mu maso ye ukamenya ukibwira uko ameze. Yego. Ni ukuvuga ngo ibi bice ko ari bitatu mvuze bigenda bihinduka bikurikiranye n'ibihe. Nkuko uriya musore yaririmbye Israel ngo ibihe
tumara imbaraga z'umutima. ibihe ntibikatumara imbaraga z'umutima. Amen. Amena. Yandi magambo, ibihe ntibikanyeganyeze fondasiyo yacu Yego. igize ubukristo bwacu. Mm. Ngarutse ku bijyanye n'ubuzima bwacu nk'inzu, narabutekereje ntekereza mbihereye ndagira ngo ku bintu bifatika. Abantu bari abakristo bagiye bananirwa cyane cyane. Ndebye muri ibi bihugu biteye imbere, abantu baje no muri Amerika, abantu baje muri ibyo bihugu by'i Burayi n'abavuye iwacu baza mu Rwanda. Abantu bagiye banyeganyega, abantu bava mu gakiza, abantu bagira ingeso batagiraga ari abakristo, abantu bitwara mu bundi buryo batitwaraga, abantu bagira irari, abantu bava mu gusenga, abantu bakora imirimo y'Imana mu buryo bwa rureshwa, abantu batakaza umurongo w'agakiza. Yego. Nabivuga nkavuga byinshi, ariko icyo nashatse kuvuga nuko mu guhinduka kw'ibihe ubuzima bwacu bwagiye bunyeganyega, umuntu wacu w'umwuka agenda anyeganyega, bamwe arasenyuka. Ndatekereza nk'abantu bari hano muri Amerika, bari i Burayi, hari abantu benshi bagiye bava mu gusenga kubera imirimo, kubera za shifuti, umuntu akabura umwanya wo gusenga akajya mu kazi. Mutekereze kuvuga ngo hari uwo twaganiriye umunsi umwe, twari tugiye gusenga, sinzi uko bavuze iby'imirimo, aravuga ati yaba nari mbonye umurimo wo gukora ibyumweru byose, najya nkora ibyumweru byose. Aravuga ati se wakora ibyumweru byose ukareka gusenga? Ati sinaza nsenga se aho ndi mu kazi cyangwa ngasengera mutima. Noneho ndabyibaza, ndavuga ati se umuntu w'umukristo kugira ngo akururwe n'amafaranga, agere igihe no ku cyumweru abura umwanya wo gusenga, ubuzima bw'ubukristo bwe bwaba buhagaze gute? Narahageze nsanga abantu baterana gusa ku cyumweru, nabyo amasaha 2. Baterana n'iyinga gusa amasaha 2. Indi minsi yose ni iminsi y'akazi. Urumva bakora kuva n'akazi rimwe bakageza n'iposho, bagaterana gusa n'iyinga. Umuntu uremeshwa n'amasengesho n'ubutumwa bwa niyinga amasaha 2 ku cyumweru, aba afite fondasiyo ikomeye cyane. Erega burya umuntu aba umukristo, navuga ngo wo kwizina, ugaragara mu rusengero cyangwa ugaragarira abandi, ariko wa muntu w'umwuka we yaranyeganyeze. Abandi bakamurebera inyuma, bakabona araza guterana, ariko wa muntu we yaranyeganyeze. Bijya kugera igihe agaragaza kuko atagiterana cyangwa agaragaza izindi ngeso zisa nk'izabo hanze, ubuzima bwe bwaramaze, umuntu w'imbere yaramaze gusenyuka, yarashize. Noneho wabitekereza nk'abantu b'Imana bahamagawe kujya mu ijuru. Twatekereza tuse fondasiyo yanjye imeze ite? Inzu yanjye yo mu mwuka yubakiye ku ye fondasiyo. Ndacyahagaze neza mu gakiza mu buryo navuga ndi umuhamya w'ubugingo bwanjye kuko ndi mu gakiza neza. Icyo ni ikibazo gikomeye umuntu wese yakwibaza, uwo turi kumwe hano cyangwa hari undi wadukurikira. Yego. Kuko biriya bigeragezo byo mu buryo butatu, imvura, imivu n'uriya muyaga, biratugaragara cyane muri ibi bihe. Amafaranga atwara abantu, za promosiyo zitwara abantu, ibindi byubahiro abantu bakwifuza n'umurimo w'ubupasitori
byarantangaje umuntu asengerwa ku murimo w'ubupasitori agatekereza ko yaronse promotion imwesha icyubahiro muri societe. Niba adahagaze neza mu gakiza cya cyubahiro cyamujyana akagera igihe yibagirwa umurimo w'Imana. Yesu yaravuze ngo nurangiza gukora neza uzavuga ngo ni umukozi w'imburamumaro. Ni ijambo rikomeye. Ariko kugira ngo twubake umuntu w'imbere uduha guhagarara neza dushikamye muri ibi bihe turimo, nuko tuba dufite fondasiyo ikwiye, nuko tuba dufite fondasiyo ikomeye. Ndacyarimo mvuga kuri fondasiyo, ibigize fondasiyo na fondasiyo ariyo tuzayivuga hari ejo. Yego. Iriya nzu yo ku musenyi, ni navuga ngo ni abantu bari mu itorero sabo hanze gusa. Hari abantu bari mu itorero, hari abantu bavuga ko ari abakristo ariko bubatse ku musenyi inzu ijegajega. Umuntu arebera hanze akayibona, cyangwa n'utayirebeye hanze byenda akavuga ati uriya muntu byenda aracyaterana aracyajya mu bandi, ariko ari inzu yanyeganyiza. Tuvuye ku muntu, ku buzima bwe, tujye ku miryango, cyane cyane n'imiryango natekereje. Imiryango yacu muri ibi turimo ni imiryango yagize ibibazo bikomeye. Mu mibanire y'abashakanye, urukundo rwabaye ruke, kwizerana kwabaye guke. Amagambo y'urukundo yabaye make, kwegerana kw'abashakanye kwabaye guke. Ibihe byarabanyeganyije, urukundo ruranyeganyega, abantu basigarana urukundo rusa nkaho ari rwo kwiyerurutsa. Abana twabyaye baranyeganyeze. Naratangaye, nabonye twari turi mu Rwanda hashize nk'imyaka 2, umwana umwe avana muri Amerika aragenda ku bukwe bwa musaza we, ubukwe bwamushikiwe na ku bukwe bwamushikiwe. Yari umwana wa famiye dusanzwe tuziranye. None ngo nje kubona aje mu bukwe mbona yaboshye umusatsi, iriya basore bita amaderede. Twumvise nikanze semane yanjye. Kuriya mwana ntiyari amaze n'igihe kinini aje muri bino bihugu. Uriya mwana kera yageze aho aboha umusatsi. Ese abagerira igihe cyo kumasha akaba umusatsi akawuzana no mu bukwe, akawukura muri Amerika akagera hano muri famiye akaba yawuzanye hano mu birori. Ni ukuvuga ngo yaramashije kugira ngo awugumishe kuriye. Numva ngize ubwoba, numva ndikanze. None ngeze hano muri Amerika, tangara abana bagiye mu biyobyabwenge, abana bari abakozi b'Imana bajya mu biyobyabwenge bata umurongo. Abandi bajya mu busambanyi bata umurongo. Abana baranyeganyega, barenga, navuga ngo barenga igaruriro. None ndavuga ndi ibi ni ibindi bibazo bikomeye ku miryango y'abakozi b'Imana, imiryango y'abakristo. Ndavuga ndise kugira ngo imiryango yacu yongere ikomere, tibidusabaga kuvuga ngo tuzasubira iyo twavuye. Biradusaba kugira ngo dukomerere aho turi, twubake fondasiyo ikwiye kugira ngo imiryango yacu ibe ifite ubuhamya imbere y'Imana. Niba abana bacu twabyaye badashobora kugira indangagaciro zacu abakristo, fondasiyo y'urugo izaba itariho. Ntabwo umubyeyi yavuga ngo azaba umukristo usenga, abana badasenga ataragerageje ngo bimunanire. Kandi ndatekereza ko abasengeye akabwigisha ntibyamunanira. Muri aya masengesho niba tugiye dusengera imiryango yacu, tugasengera abana bacu, tugasengera abo twashakanye, nta kinanira Imana. Ntitwavuga ngo turi abakristo ngo twicare tunezerwe twumve turasetse dufite ibyishimo, abana bacu dusanga bari mu mihanda.
cyangwa bari mu bintu bikoze isoni tutashobora. Murabizi umwana iyo yagiye nabi umubyeyi azagira n'isoni zo kubibwira abandi, azabura ukuntu yabibwira abandi kuko biteye isoni. Uko baciye umugani ngo biteye isoni bitwarwa mu ruhago. Biteye isoni kubivuga, agendana agahinda, akagira igihe agira ifungwa agasa nkaho ari we wabiteye, bikagenda niba hari ikintu kibabaza ni ukuvuga ngo umwana w'umuntu utararwaye utarafashwe n'ibisazi ngo arware ibisazi ajya mu murongo utari wo, akagenda gahoro gahoro umureba umwitegereza umunsi ku wundi, akaruha karenga ukamugura, ubwo asigara gusa uvuga ngo mana yanjye nzagira nde, mana yanjye nzabigenza nde. Icyo ni ikibazo gikomeye ku bakristo n'indi miryango n'abandi babyeyi bafite umuco. Ni ikibazo gikomeye ariko cyane cyane kuri twebwe dufite urugendo rwo kujya mu ijuru. Natekereje navuga ndi twibaze kuri ibi bigeragezo byikubita kuri iyi nzu, bitume tugaruka turebe fondasiyo zacu twubakiyeho. Ese ni fondasiyo zishobora guhagarara zigashikama? Hariya Pawulo yavuze ati urufatiro ruracyahagaze. Imfatiro zacu ziracyahagaze. Imfatiro zacu ziracyafite imbaraga zo kuba zaremesha imiryango yacu. Amen. Amen. Turacyari kumwe? Turi kumwe. Yesu abahe umugisha. Amen. Impamvu nabivuze sizi nabaye umwarimu nabanye n'urubyiruko cyane cyane igihe kirekire, iyo myaka yose navuze. Buriya urubyiruko n'imbaraga z'igihugu n'imbaraga z'itorero n'imbaraga z'ababyeyi. Yego. Kandi urubyiruko Imana iragushimira. Twebwe ababyeyi dufite inshingano zo kuremesha abana bacu, tukabaterura kuva ari abana bato tukabazamura tukabarenza igihe cy'urubyiruko, tukabagira abantu b'abagabo n'abagore. Yego. Niba hari ikamba tuzaserukana imbere y'Imana, nuko twareze abana bacu, nuko twubatse imiryango yacu. Kandi mbabwiza ukuri, namwe murabizi muri ababyeyi. Niba hari cible, niba hari ikintu Satani agerageza muri ibi bihe, ni imiryango. Buriya sinzi niba yarabonye ko mwitorero yagerageje mwitorero bisa nkaho ari rusange, none waragaruka ahindukirira amafamiye, ahindukirira ingo, hazigabaho ibitero. Umugabo asigaye areba umugore bashakanye bakundanye, amureba akamuyobera, akageza igihe yibaza ngo ese uyu ni wa wundi twashakanye. Hano nasanze nageze ino nsanga hari ibibazo by'amadivorce cyane, no mu Rwanda birahari. Ariko ino nabitanzeho narebye ukunda abantu baza bashika bakorera amafaranga bayabona, abantu bakagira mu gihe sinzi uko nacyita, niba ari ukudamarara, abantu bakagira igihe cyo kwirarira. Mu Kinyarwanda bakora ijambo cyo kwirata, cyo kwibona, akumva ko yahindutse undi muntu. Yareba ubuzima arimo, aratwara imodoka ataratekereje byenda ko yayitwara, yareba umubiri we ko wahindutse, yareba ubuzima arimo mu rugo. Nageze hano muri Amerika ndishima, ndatangara. Abantu umuntu yarazi ko ari abana barahageze bashobora ubuzima, baramenyera, barakira, bamera neza, imiryango imera neza, mu byo umuntu arebera inyuma. Ariko bihindura benshi mu mico, mu myitwarire, mu buzima bwa Gikristo. Numva biteye agahinda, numva birambabaje, numva biranyeganyije. Noneho wajya no kubitahura ugasanga imirimo itwara abantu cyane. Za shift umugabo akora mu gito, akora ku manywa, umugore agakora ijoro. Umugabo yinjira mu rugo, umugore agasohoka agiye ku kazi. Noneho no kubera ko no muri weekend batanga amafaranga menshi ku masaha,
abantu bakarwanira no gukora muri weekend igihe bo karuhutse ngo babe mu ngo nabo bakajya gufata amafaranga menshi bahembwa. Yego. Aho ni hano muri bino bihugu byo hanze byo muri Amerika no mu Burayi bakorera amafaranga cyane. Icyo ni ikibazo gikomeye. Noneho mu iwacu mu Rwanda no mu bindi bihugu abantu bafite ubundi bwoko bw'ibigeragezo bw'iriya mvura n'imivu n'imiyaga. Ubukene ni ikigeragezo gikomeye. Ubukene bukamura urukundo mu muryango, umuntu agasharira akamerera nabi wundi, umuntu akazagera igihe asa nkaho ari we wateye, umugore akumva ko ni nkaho ari umugabo wazanye ubukene, umugabo akumva ko ni nkaho ari umugore wazanye ubukene. None ugasanga umwanya wo gusenga ukaba umwanya wo kuzimurira Imana, aho kugira ngo abantu bashime Imana bavuge bati niba Imana izabidukuramo. Yego. Abantu bakumva ko Imana yabageneye kuba bakene, bariya bo bagiye hanze, bariya barakize, twebwe n'ukubera iki kandi dusenga Imana, amasengesho agahinduka kuzimura, amasengesho agahinduka navuga ngo kwivovotera Imana, kandi batengu muri byose tuye dushima. Nubwo twaba tubabaye dushima Imana, nubwo twaba tunezerewe turirimbira Imana. Amana. Bakundwa n'Imana, kuba muri ibi bihe ni ukugira urufatiro rukomeye, urufatiro rwubakiye ku gakiza. Yego. Urufatiro rutuma tutanyeganyega, rutuma tugenda tukinjira mu buzima bw'urugo rwacu, tukareba abana bacu, tukireba ubwacu, tukireba mu itorero, tukavuga ngo mu by'ukuri tunezeza Imana. Cyangwa ukavuga uti naratsinzwe. Ukavuga uti naratsinzwe. Naratekereje namenye ko hano hari abakozi b'Imana, bari abagabo bakuru, barimo ba Pastor Noah, barimo ba Pastor Rubeni, bakoreye Imana kuva kera, n'abandi bakozi b'Imana babizerwa. Ndatekereza ndavuga ndetse ntibyakunda ko kuri uru rubuga haba ikintu cy'indaraza cyo gusaba kwirega kwa kundi kwari gusanzwe kera. Yego. Kugira ngo abantu burya kwirega, ukirega ku mukozi w'Imana, ukoze icyaha isoni, ugasubira ukakira imbaraga z'Imana. Ukakira imbaraga hari ubwo umuntu asaba imbabazi yihuta, noneho kubera iby'umwanya umuntu akumva ko yababariwe akagira n'igihe yumva ati ariko nta n'icyaha mfite. Noneho wareba kugira ngo tube twagira fondasiyo ihamye, bakundwa n'Imana, nuko tuba duhagaze mu gakiza, nuko tuba turi mu mbabazi z'Imana. Nuko tuba turi mu mbabazi z'Imana. Ibi nabivuze mu rugo, ariko kandi byaba no ku itorero ryacu. Amatorero yacu ni imiryango yacu, kandi nayo turayashinzwe. Tuyashinzwe gusa gukora imirimo, ariko tuyashinzwe no kuyabera ku mavi, dusengera abashumba bacu, dusengera ubwoko bw'Imana. Jewe nabwiye ko nsengera kwa Gitwaza. Abakristo bo kwa Gitwaza bagira umuco wo gusengera pasiteri. Nanjye narabyize, nsanga ni ikintu cyiza cyane gusengera abakozi b'Imana, ariko nta no ku rubuga mujya mubasengera ndabikurikira. Ariko ni inshingano z'umukristo wese gusengera abakozi b'Imana, atari umuyoboye gusa, ariko n'abakozi b'Imana bavuga ubutumwa mu isi. Iyi si ya none ikeneye ubutumwa, iyi si ya none ikeneye ijambo ry'Imana, iyi si ya none ikeneye uyirarira ku ijuru. Iyi si ya none ikeneye ijambo ry'Imana kuba ryumva n'abataryumva. None abakozi b'Imana bafite inshingano zikomeye. Noneho wabereye n'izi za internet, abakozi b'Imana inshingano zariyongereye.
kuko bagomba kubwira abakristo bari kumwe mu rusengero ariko bakabwira n'abandi bari mu mahanga ya kure, bagasengera abo bari kumwe mu rusengero, bagasengera n'abandi mu mahanga ya kure, bagasengera abo bazi n'abo batazi, abari hafi n'abari kure. Uwo ni umutwaro w'abakozi b'Imana. Abakristo rero ni byiza gusengera abakozi b'Imana, nicyo gituma n'umurimo w'Imana ugira imbaraga, nicyo gituma itorero rigira urufatiro, nicyo gituma itorero rigira fondasiyo. Tugana ku musozo kuri uyu munsi wa none, dukora amasaha ngira ngo turagirana saa 3 n'igice, hasigaye 9 minute. hasigaye 9 minute nayirebye. Amen. Turacyafite Imana ibaho umugisha. Icyo nari ngiye kuvuga ndi ejo tuzaganira kuri Yesu nk'urufatiro n'inkingi ziduha kugira ngo tube dufite urwo rufatiro, igicaniro cy'amasengesho n'ijambo ry'Imana. Ibyo nibyo biduha kugira ngo inzu zacu z'umwuka zikomere. Reka nsoze mba ubuhamya, nubwo nari ngifite ibyo mvuga, ariko reka nsoze mba ubuhamya. Njyewe nahoze ndi umukatolike, bukeye nigisha no muri kaminuza. Nagiraga agasuzuguro, navuga ngo agasuzuguro k'ubupagani niko navuga, kwirata bikomeye, cyane cyane kubakorera Imana. Nabonaga bagenzi banjye turi ku rwego rumwe, b'abarimu ba kaminuza, baba pastori, kavuga ariko abantu bavuye iwacu abanyamurenge babaye bato, umuntu arazamuka ajya kugera mu rwego rwo hejuru akajya kwa pastor, ibyo bintu byashoboka gute? Ibyo ni ubuswa cyangwa ni ugukenera byenda umuntu aba akeneye kugaragara, ariko ni ikintu kigaragaza ubuswa. Ko mbabwiye ni ukuri. Nabiganiraga nabo twabanaga i Butare, twakoreraga hamwe. Nari umukatolika ukomeye cyane, wubatse kuri kiliziya. Noneho bukeye Imana iranshaka, kandi nshaka njyewe ngira ngo ntarabyiyumvamo. Ishaka njyewe ntarabyiyumvamo. Imana inteza krize y'ubuzima, y'icyerekezo cy'ubuzima. Ego. Numva ndihararuse, numva mpararuse akazi, numva mpararuse ibintu byose, nibaza ibyo ari byo. Nari mfite akazi, nari mfite urugo rumeze neza, nta kibazo nari mfite mu rugo, nta kibazo nari mfite mu kazi, ariko numva ubuzima nta cyerekezo bugifite, numva ubuzima nta buryohe bugifite. Numva sinzi aho ngana, ndavuga nti n'akazi ngiye kukareka. Mbwira madame, nambwira ngiye kureka akazi, numva ntacyo kakimariye, numva nta kintu na kimwe kinshimisha. Noneho mbwiye ndi kubyibaza, ijwi rinzamo ryo kuvuga ngo ariko washaza ahantu usengera. Kubera ko nari mfite amahame ya katolike, numvaga atari buri muntu wese wambwiriza ijambo ry'Imana ngo ndyumve. Ego. Nazengurutse mu matorero menshi, nageze muri EPR, nagiye muri Anglikane, nagiye kuko ntashakaga no kubatizwa. Nagiye no muri Methodiste. Aho henshi nagiye naho numvaga ndashobora kubatizwa. Bukeye njya muri Zion, ngere muri Zion, mbona n'umukozi w'Imana wabwirizaga ijambo ry'Imana, umupasiteri witwa Semuzima Amos. Njya kwasengera ku cyumweru, abwiriza, ndafashwa. Ego. Ngo buke ndaza musanga muri biro, sinari namuzi, nubwo namubonye. Ndaza nambwira nti naje kwirubura iwawe, tari kumbwira niba uzambatiza mfite subirayo. Araseka cyane, aravuga ati karibu rwose, karibu. Arambwira ati kubatizwa ntabwo ari cyo kibazo, banzuze niba wumva uwanyuzwe uzaze tukwakire, ibindi bizaza nyuma, ariko ikihutirwa si ukubatizwa.
Bwana sifiwe. Amen. 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 Nari umwarimu kiri muri yo rugeye navugaga. Ngo buke ndagenda mbwiye madame namwe ndi tuje gusenga muri Zaburi. Wari asanzwe ari asengera muri Restoration Church. Ngo buke ku cyumweru turagenda n'umuryango turagenda baratwakira mu rusengero. Bamaze kutwakira turataha. Numvaga nzakomeza kuba umukristo w'umuprotestant ariko ubatije muri katolike. Ubatije muri katolike mwumve namwe ibyo bintu. Waje gushira ibyumweru bibiri ndaza kumbwira ndi pastor ndashaka kubatizwa. Numva inkomangije mu mutima kuko ngomba kubatizwa. Umunsi wo kubatizwa ndagenda tujya kubatizwa kuri piscine n'abandi twabatizwaga. Urumva mu by'ukuri umuntu mukuru mu myaka nari mfite, umwarimu wigisha muri kaminuza, abandi twabatirijwe hamwe bari abana, ni nkaho byari kuntera isoni. Ariko mu gihe twari duhagaze ku nkombe ya piscine dutegereje kubatizwa, numva haje amarira menshi mu mutima, amarira menshi mu maso, amarira menshi mu mutima, amarira menshi mu maso. Numva ngize agahinda kenshi, numva nuzuye agahinda. Mu mwanya muto turabatizwa ngo mve mu mazi, nibwo buhamya nataze gutanga. Mu by'ukuri navuye mu mazi numva mpindutse undi muntu. Numva katolike mvuyemo. Bya byishimo nari narabuze numva biragabye. Pastor Semuzima niwo muhamya nije mu bihe by'amasengesho. Numva mpindutse undi muntu, numva nakiriye ubwiza bw'Imana, ndakomeza. Mu buryo kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu sinigeze sura kunyeganyezwa. Ibyo mbivuze imbere y'Imana. Nabo mbubuhamya ndavuga nti ikintu numva cyanyeganyeza kuvuga ngo icyo nategereza kuvuga ngo cyatuma byenda numva nyeganyeze mu gakiza. Niba ari ibitekerezo biciye mu bwenge muri filozofi. Ibitekerezo za ideology, ahari za ideology zaza zigatuma ntangira kwibaza ibintu byinshi, kubera ko niwo murimo nkora wo kwigisha ntahari byo byanyeganyeza. Ariko izi ngeso zindi zisanzwe numva nta cyanyeganyeza. Ariko n'ibyo bitekerezo kuva icyo gihe maze imyaka irenga 10 n'ingahe ni mu gakiza. Ntabwo nakomeje kwigisha, nakoze na doctora n'umukristo bambaye n'umurimo w'ubushumba mvuye muri doctora. Mu buryo numvise ubukristo ari uko nabivuga muri ubwo buhamya, ni urukundo rw'Imana ruza rutugana, rukatwegereza ubwiza bw'Imana, rukatwegereza ruriya rufatiro. Hari igihe tutabishakisha, hari igihe tutabishakisha. Iyo Imana yabonye twagiye kure cyane, ubuntu bwayo buradukurura bukongera kutugarura ku rufatiro, umuntu akongera kubona atangira gusenga. Ndashima Imana mu by'ukuri ku buntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana. Ndashima Imana kubw'umurimo yambaye, ndashima Imana kubwo kuri iri teraniro. Mwambereye umugisha, mwambereye ingirakamaro. Ndashima Imana kuri iri jambo ry'Imana twaganiriye. Ariko dutandukana mbibutsa ngo buri wese asuzume inzu y'umwuka yiwe, asuzume umuryango we, yongera arebe inshingano mu bana, yongera arebe inshingano ku mugore we, yongera arebe inshingano ku mugabo. Ingo zanyeganyeze batakibana neza, bongere batekereze ku rufatiro. Bongere batekereze ku rufatiro. Bongere batekereze ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana, bongere batekereze ku rufatiro rw'amasengesho, bongere batekereze ku rufatiro rwa Kristo. Niba Kristo agifite uburyohe mu buzima bwabo, niba Kristo agifite umwanya mu buzima bwabo, niba akazi katarabatwaye
irari ritarabatwaye ngo bagerageye bumva ko ari byo byangombwa muri ibi bihe. Niba bagitekereza ko Yesu ni wa ngombwa, nubwo umuntu ibintu byamushiraho, nubwo indwara zamutera, nubwo ubukene bwamuzira, yumve ko Yesu niwe rufatiro kandi aracyariho. Amen. Urufatiro ruracyariho kandi rwanditseho ngo Yesu aratuzi, Imana iratuzi. Amen. Imana ibane natwe kandi ikomeze ituragire, kandi namwe barinde. Rafiki